mwabanye igihe kinini wagiye babona igihe kinini nta kandi kantu urabasha kumutekerezaho kajyanye n'ukuntu wakumva umutima hari ukuntu uri gutera umutekereza ibyo tuzabibabwira n'ibintu ndabivuga kuko umuntu uri kumwe birabunguri mbabara rwose reka nkubwize ukuri nge ibi bintu ntabwo nabigira ibanga ndabivuga wenda mu bimbabarire Joel rwose tuguhera uko twita kandi mu by'ukuri inkuru yawe kujya mu bitaro kubyara sinayumvishe ako se ubwo wajya mu bitaro nkakubwira ngo ngwino ngo nagiye reka naza guterura ku mwana tukamwita n'izina nzi ntabwo wamusohoye Joel ndi inda yavuyemo katubyihore ni njye wibajije ko inda ari nyarwenge Nyarwenge eko Rwanda noneho birarenze kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye amina nzamuba hafi bazaba nkeneye dore abantu mwajyaga mumbwira ngo ndi umukozi wo mu rugo ubu sinzi ibyo muri kwitwaza mumbwira ubu noneho wipanze no uri CEO ubu ndashima Imana Dr M ndetse na Joyeuse uyu munsi nabasanze kuri tele ahantu mwari muri gushutinga video y'indirimbo ntabwo nigeze ntekereza ko ariko mwamfura mwe mu mategeko ubu habanza mu mategeko y'u Rwanda hagakurikiraho mu rusengero ibyo bitarabana urumva Dr M akunze kuba ari seriye cyane ririya faramutse ari kubisa nko muri kaburimbo nako muri feruje ko niba bahagaritse ibinyabiziga byose akaritera akayigushyiramo nawe ukemera ukayakira akayigushyiramo ukayakira urumva ari ikintu byaba bitwaye akayicomeka comokora comeka impeta niyo ni kuvuga ayicometsemo kangiye bagasoga inagiye hirya genda reyo tsinda ayitaye hanze genda reyo tsinda reyo izatsinda reyo y'abaturage Yes, of course, je suis professeur Chuchu aka Eric Stonji de Super Boy Samani bwo ntahita kutumutara gwamotse umwizito gine ngene ku kimunya nkora kuko apeti push da propose ama equipe za apeti bayitupa mu matsinda reka ntanyire gusuza cyane wowe bashe kuba udukurikiye muri aka kanya by'umwihariko sinzi uburyo nibuze kuvugamo ibi bintu uyu munsi wa none nakiriye abantu bakomeye cyane baba CEO ku binyamakuru bigiye bitandukanye yaba ona kita nka Dr M official ndetse na Joyeuse wa Juno TV yego nari mbivuze nabi Joyeuse wa Juno uravuze Joyeuse urumva Joyeuse nayisidemo ibintu bya katolike tujyumva sumu katolike se ariko twebwe turi kubivuga mu buryo byanditsemo Joyeuse wa Juno TV yego impamvu nongera nari maze kubaza ko kantu urabizi arakuntu muri katolike bajya kuvuga ngo Yezu noneho muri ADP cyangwa ni madini bakavuga Yesu yes twebwe turi Yesu turi ryakomotse ku Mana niyo mpamvu rero akantu ka nimvuga Joyeuse ujye wumva ko nyine arimo akantu kakaturiye harimo akantu ko gukirisituka akaba kandi Yesu kirisitu ndakirisitutse kano kandi oya akaba kandimo niyo mpamvu uramba nakuye mu idini kaje kano kandi kubera ko duhuye ukabona nambaye ishapure uravuga ati ntabwo nahura na Joyeuse ngo ndeke gusika reka mubaza akantu kuvuga mibukira amibukiro y'isavu amibukiro yo kwishima y'urumuri y'ishavu yo kwishima yo kugira gute kugira murimo baje ngeze shaka ko du umugitwaza yendo umugipa ahubwo uranantunguye kumva ngo uvuze ngo iyibukiro ahubwo wakumvishe wamfura natuvugireho rimwe tuvugireho rimwe mu mibukiro kwishima nge nabikubwiye oya sobena shaka kutakubwira ayo mibukiro yose yangu nyatondekanye ariko iyo bamaze kuvuga inyibukiro ngo Yesu ngo nukonga ari ku musaraba oya ngo Yesu ari Getsimani sirimo Yesu asambira mu murima wa Getsimani siririmo umugeki mu murima wa Getsimani nago mbizi ngo Getsimani Yesu asambira mu murima wa Getsimani dusabe nema yo kumwizera kwitangira urumva bamuzi ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbere yuko babarira gatoyi uzi indirimbo zo mu katolike nzi twagiye ngenda rimba imwe nawe uririmba sibyo komeza intambwe zanjye nyagasani ngukurikiye ndabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere
ububabare nyongerera imbaraga nyagasa nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe akunga kuko rwose ugwamo ariko utararenga kuri icyo kintu mbabarira mubaze ako kantu uri gukora bakita ngo iki ako kantu l'air musical ujya ku kantu wari kugira ukoresha kamaboko gakoreshwa nyine kugira ngo abantu bakurikiye l'air musical nyine urabyumva ajya bakita gute mayi ntabwo uteze ni musique all music mu cyongereza cyangwa se umuziki uri ola mu kinyarwanda ra unuvuga ngo mukoresha ibimenyetso mu kinyarwanda ubundi ibyo bintu bikorwa nyine n'abari abantu ibyo bintu bikoreshwa n'umuntu uburongoye abandi muri korali iyo bayita mezire nyine ni mezire l'air musical umudirija yego twabaye abadirija yego tubahaye ikaze rero muri aka kanya oya nagandirimbiye nabashaka kuri akarimba ka Gatolika nawe uzi ka Gatolika aho dutem papa Imana mwiruko ridashira yego mwakire mubaye shobaye kudaheruka mu rusengero nagaheruka yo ndamufashe hajya uririmbye komeza intambwe zanjye nyagasani umupezi ndize oya uri mukopeza twinoro mutagati ibyo ntawe yamenye ni wowe mugenga ugasiye nahizi twagiye reka n'ibimbi yanjye abantu mudaheruka gukizwa mudaheruka gusenga duhereye kuri uyu mugenzi wacu ari Cucu ndasenga we Cucu ko nsenga waritswe njyewe twagiye twaje dawe dukumbuye iwawe ngo tuhavoma amahoro n'ubusabane utanga iyo tukuri hafi turegerana tukaramba iyo turi kure yawe tugenda inatane amara akaba make wamwumvishe turaje mana dukumbuye iwawe tuhavome amahoro y'ubusabane utanga haleluya tubana na nyagasani turi kuzima mu ndirimbo indirimbo nka Dr. M ntabwo twaduherukanye ariko Imana niyo yaduhuje yongera abahoze izina ry'Imana mwamba so rero mugomba kuririmba indirimbo ifite icyo umaze muri ako kanya utanga message ya nyayo ntiwumva buriya rero akangubwiza ukuri ajoye wenda tubaye sere bitari kubeshya uheruka mu rusengero ryari so rero narimuka hashize amezi 6 nimutse ibwiruka mu rusengero yes rero ahantu nasengeraga kwa Rekariros abantu barabizi cyangwa hano kuri Miracle urumva kandi ikindi ndasenga ugiye kuryama ngiye kuryama ugiye kugira byibuka se yes yarabe icyo cyo ni ikinyoma ikintu cyacyo cyo iyo ugiye kurya uhita uvuga ati data ubyeze niyo navuga mu izina rya Yesu Kristo amena batsenze Imana iratwizera iratwumva natwe turayizera ni Imana yo mu ijuru kandi nekereza yuko aha tugeze ariyo yahatugejeje so rero kangira ikintu mvuga tutaragera ariko ndashaka tuguma ku bintu by'Imana kintu ushaka kubitindaho cyangwa reko kivuga nyuma maze kubivuga reka mbanze mbivuge so banyarwandakazi banyarwanda bakunda Dr. M banyarwanda bakunda Joyeuse wa Juno ndetse n'abakunda Big Town TV ndetse n'abakunda Big Town Big Town niyo ya mbere kabise bati Dr. kuza hari hose sinawe kubyuka bikagara be nagari icyo nanjye babe bategura inkoko ihene indi ziri nyuma yuko ikintu nanjye kuvuga nyuma yuko bayitahiye ubu nibwo twongeye guhura so Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira twatangiye ikiganiro ntitwamuvugaho ariko nagira ngo tugikomeze tumuvuzeho Imana ikomeze imwakire mu bayo ni by'agaciro kuba ndi kumwe n'umugabo we yego nibyo yes umupakare ariko babyita umupakare oya niko babyita se ariko babyita ariko umupfayongo oya genda umupfayongo wowe sinzi ukuntu babyita umupfakazi ni umugore umupfakare ni umugabo
so rero ni iby'agaciro kuba ndi kumwe n'umugabo we kandi ahari hari igihe wenda tuzongera tugahura tukaganira abantu bari bazi yuko ngo dushwana ariko reka nezere yuko yagiye nta kibazo dufitanye ankunda kuko abantu bari bazi kanyanga sibyo ankunda katubyizere sibyo kuko ngiye ntago nigeze mwanga nakuze mufana nakoraga akazi ko mu rugo nkamubona nkamufana sibyo so rero katwizeye ko yagiye ankunda ubu hagiye tuzongera tugahura yego bimeze urakoze cyane ikintu rero nashyize ko muzaho mbere yuko navuze ngo ntimuve kuri ibintu bya katolike cyane by'umwihariko abantu benshi bakunda kuvuga ko ubusitari hari igihe bujya bukadushuka impamvu kandi nakubashije ngo ni rya ruheruka mu rusengero kenshi abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo umuntu yamaze kubaka izina yamaze kumva amaze kumenywa n'abantu benshi cyane atangira kwibagirwa ibijyanye n'Imana by'umwihariko bikanakubuza kugera mu nsengero kuko bumva ko audience y'abagukurikira bishobora kuba byabarangaza wayi kubera iki ibyo bintu bikunze kubaho ugasanga umuntu yamaze kubaka profile ikomeye cyane ibintu byo kubongera kwihuza n'Imana ahita bishyukunya ku ruhande so reka duhere ku kintu uvuze nk'uko bivuze ushobora kugera muri kiliziya nkanjye w'umugatolika sibyo bamura n'abantu benshi bankurikirana so nk'uko bivuze ushobora kugera muri kiliziya ukaranga gusa si byiza yuko nyine ushobora kugera muri kiliziya abantu bakakurangarira gusa si byiza yuko wibagirwa Imana kuko Imana niyo iba yarakugejeje aho ugeze so aho waba uri hose wasenga wajya kurya mugasenga wafata umwanya umajije kurya ibiryo bya saa sita ugasenga ugasoma ijambo ry'Imana Bibiliya si byiza ko wibagirwa Imana kandi ikintu ushobora no kujya gusenga mu masengesho hari misa ya saa 10 sinzi ariko nimba ikibaho maze amezi 6 naruka muri kiliziya urumva ako si kubera ikibazo cyanjye sibyo aho ndi hose nasenga nshobora gukurikirana misa kuri nuza kuri radio nshobora no gukurikirana ishapure kuri radio byose ahantu hose uri wasenga hari abantu bajya gusenga kugira ngo bababone bakagenda bambaye neza biga rero ngewe kuba navuga ibyo bintu sibyigeze bimbaho niyo mpamvu rero aho ndi hose ndasenga anigiye njya numva nenda gupfa cyangwa se ubukene bwanyishe ngasenga Imana ikabima niho hantu menyera ko Imana ikora ahariho hose Imana irakumva buri mu rugo waba uri muri kiliziya usenga bikuvuye ku mutima Imana irakumva nimba mbeshye mu mvuguruzi kenshi bakunda kuvuga ko aba influencer mufite uburyo kimwebwe mumaze kugira igihe cyo kubaka amazina yanyu mutangira gutekereza ko nyine ibintu by'Imana mu bitera umugongo ku mpamvu yanyu bwite mwumva ko aho mwashakaga mwamaze kuhagera ariko nyuma yuko muri gukora mukabona ibintu bitangiye kwanga n'ubundi ngo nibwo mutangira kwibuka Imana za nsengero nibwo mwongeye gutekereza kuzijyamo abo bantu baribeshye cyane ayigiye ngewe nicariye mu rugo nyine nyikora akazi ko mu rugo mbona Nyagiso bamutumiye kuri televiziyo baramubajije musenga muri hedini avuga ngo idini ryanjye ni umutima baza amabujura wankoresha ntose kubera iki asubije ngo idini ryiwe ni umutima ntago nta rusengero ruri hano hanze senyaho ambwira ngo impamvu avuga ko idini rye ari umutima ni ukubera ari umusitari ukuntu ngiye nakuze mvuga ntabwo nzigera mvuga ko idini ryanjye ari umutima gusa ahubwo idini nakuriyemo naryo nzaryamamaza ndi umugatolike inyuma n'imbere ndi umugatolike kwemera kumwe ishema ryacu nimwe urabizi ariko nibyo muri mu murongo umwe sibyo rero njyewe idini nakuriyemo nzaryamamaza kandi hose dusenga Imana imwe mu mutima wacu harimo Imana ifasha abantu Imana ikiza Imana itabara Imana ikora byose rero njye nzamamaza idini yewe noneho ndagira ngo basi unyihere message kenshi hari ukuntu abasitari bajya bavuga ngo yenda tumaze kumenyekana ntabwo tuba dushaka kwiyereka abafanizi bacu kugira ngo wenda batadukorera icyo cyizere burya ngo umufana ngo yahora kubona ngo bugira akakurambirwa none bamwe barabyitwaje bituma nyine ikijyanye n'iby'Imana babitakaza babitesha agaciro ku giti cyabo hari n'abatubeshye ngo basenga bwite ariko nkurikije ubuzima abasitari mubamo biragorana cyane
gusenga ugasanga bibereye mu bindi bikundi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none nk'umustar ahantu runaka we ku giti cyawe message wamuhereza mu buryo bwiza kugira ngo ibintu bihe Imana ikomeze ibi blessing ku mpamvu yuko burya ngo yikunda Imana iyo uba mu by'Imana ibintu byawe byose bijyamo. Iyo uba mu by'Imana nayo iba mu byawe. Nibyo. Iyo uba mu by'Imana nayo iba mu byawe. So rero mu rusengero cyangwa muri kiliziya nguku naje gura na Dr. M nabanze ndasenga. Ikintu cyose ugiyemo ugisengera ujye kugusenge hajye ujya kurya ibiryo nyine wumva nta kizere cyabyo ufite ukumva nyine bishobora kuba biroze. Urumva jya ubanza ubisengera ubwira Imana ati Mana fasha ibi biryo nimba koko biroze nkuko mbitekereza uburozi buvemo cyangwa se ibyo baneze bivemo babandi babiteze basebe babone ko Imana ikomeye. Imana urati Imana niyo ya mbere ibone ko uyizera. Yego. Nibyo. So urakoze cyane rero ko ka message ubwo muri make nabo ngabaho bari bose bamenye ko Imana nicyo kintu cya mbere gikenewe ibindi byose babyihorera. Ikintu buriya mura na Juno nanjye uko ufata ibyo bintu nari nzi yuko nyine abastari batumva Imana batabivuga mura na Juno uzi naratungo no kumva mbwira ngo Joye ng'Imana niyikora byose izakuvana habi kujyane heza. Imana ni Juno ashyira Imana imbere sinzi ukuntu nabikubwira. Rero nimba Juno ashyira Imana imbere impamvu mbivuze nawe yishyira imbere Imana nizakuvana habi kujyana heza nikora byose. Yego urakoze cyane rero kwa message keza ndajya mu nyemerere ngaruka kuri kano kantu. Dr. M niwe ndi gushaka kubaza hanini ananyihangana wenda kuko ngiye kubigarura kuri nyakwigendera. Ubwo sinzi nimba kukoresha dore imboga ari sawa. Oya iriya ni entre parenthèses ibyo ntago macaka umuntu bigarura. Yego nyine urumva ngiye hari ni gato nyine ubwo akantu ushaka kubikomazaho gato urumva wenda byanze bikunze hari amagambo yagiye avugwa nyuma yuko atabarutse yiyendeye baravuga ati wenda uko byasa kose uwo twakita nk'umugabo we asigaye he azareba nde. Harimo n'abantu agiye numva bakomoza kuri gahunda kuvuga ngo uko byagenda kose afite ukuntu iriya timu ya Joyeuse ndetse nawe ubwiwe yayikundaga. Ese nimba uri yagiye ubwo hakaba Joyeuse tukaba tuzi ko nawe nta wundi mugabo afite nawe ukaba uhari kandi ari uwa Juno. Nuwa Juno ngende umudamu wa Juno. Ni umudamu wa Juno ariko urakenshi twemera ibintu by'umuntu wamaze kwambara impeta. Mu gihe rero umugabo atambika impeta n'umugabo aba ari uwa bose. Uyu munsi wa none we ku giti cyawe iyo urebye Joyeuse ni umwana umaze kumera neza kurushaho uteye neza usa neza ubwiza bwo burasinze uko nabuvuga ntabwo rero itoto bibu bwiza. Urumva uyu munsi wa none iyo umurebye wo mutekereza iki? Amavuga nyine umukobwa mwiza urumva udabazagira isoni. Umukobwa mwiza nugira isoni buranga gasa n'umugore ngo arukuntu gakora aracyapfa gasoni cyane n'umupfasoni rwose. Oya niko bimeze. Joyeuse ararenze ndagira ngo byira we umudushushanyirize uburyo kuko hari ukuntu buri abantu sinzi nimba ujye ubona hari nk'ukuntu umutipe ajya muri anniversaire yahamagawe n'undi mutipe cyangwa se yahamagawe n'umukobwa runaka yagira agatangira gutera akajisho kwabo yahasanze bigatuma nashobora gupofoka uwo munsi akatahana umuntu byanze bikunze. Timu ya Vava ndetse na Joyeuse ukuntu bayibonaga byanze bikunze hari ukuntu rero ushobora kuvuga ati no mu gihe Vava yabaga adahari ushobora kuvuga ati nanyeruka nkaba ndeba Joyeuse cyangwa nimeze inyuma yuko mwabanye igihe kinini wagiye babona igihe kinini nta kandi kantu urabasha kumutekerezaho kajyanye n'ukuntu wakumva umutima hari ukuntu uri gutera umutekereza. Ibyo tuzabibabwira n'ibintu nese mubeke ntago biraba bibaye nabwo tunahuye ahubwo birantunguye cyane. Numvaga byibura nawe wari ukwiye gukomeza kumuba inshuti ya hafi ugenda umuhoza amarira gusa kuri phone nyine twaravuganaga mwaravuganaga bisanzwe twahuye kuva kera kabisa. Okay Joye uyu munsi wa none Dr. M aramutse aje akakubwira ati bura Joyeuse tutite ko Juno adahari cyangwa se ahari ariko umutima wanjye ukomeza kugenda umpatiriza ukomeza kunyerekezaho ukomeza kumbwira ngo hari ukundi kwiyumva ko uramutse uje ukamama w'abana banjye bizagenda neza we ku giti cyawe wabyakira ute? So ubwo rero nabyumva sibyo ariko uburyo nabyumva mu bitandukanye n'uburyo bivuze
Juna ashobora kuba adahari ariko hari undi uhari. Sibyo se. Nase uko ndi umukobwa w'inkumi. ongera ati mwiza ujye nibyo rero Mwiza bwana nimwe mubwiyongere. Sibyo? Ubona ko ndi mwiza azabimbwira sibyo? Nago undi. Kandi nabikubwiye kuri mwiza. Murakoze. So rero ubu ngubu Juna adahari hari abandi wenda bategereje hari abandi nyine babankunda bari muri feruje. Sinzi ko nyine Dr. M yasanga batarabimbwiye ko nababera mama w'abana. Sibyo se. ariko nyine nanjye naho nahere nkomoza mvuga ngo utarakwambika impeta uwo si uwawe urumva Dr. M akunze kuba ari seriye cyane ririya faramutse ari kubise nko muri kaburimbo nako muri feruje ko niba bahagaritse ibinyabiziga byose akaritera akayigushyiramo nawe ukemera ukayakira akayigushyiramo ukayakira urumva ari ikintu byaba bitwaye akayicomeka comokora impeta niyo ni kuvuga ayicometsemo ariko bitaragera muri kiliziya n'ubundi naho byaba biri sibyo se. Okay ni paka kwa pati naho byaba biri nabyo biranegetse njyewe nigereje uwo tujyana kwa patiri mu mategeko hano gusa ariko mwamfura mwe mu mategeko ubu habanza mu mategeko y'u Rwanda agakurikiraho mu rusengero ibyo bitarabana. hari inkuru imwe rero nigeze numva ku muntu w'umusaza n'umukecuru ngo bari babanye imyaka 15 bugezeho umukecuru cyangwa se umugore arivumbura abwira mu ngabo ati rero umugabo mwiza ngiye kubana nawe tudasezeranye ndabirambiwe rwose umugabo aramubaza kuko urabirambiwe ndati ndabirambiwe ati icyo wifuza ni iki ndashaka ko tujyana mu murenge tugasezerana imbere y'Imana imbere y'urukiko ndetse n'abantu ndetse n'imbere y'Imana umugabo aramubaza ni icyo ushaka ndi nicyo nshaka nicyo ushaka koko ndi nicyo nshaka kuko nicyo kinyemeza ko unkunda umugabo arangije aramureba aravuga ati rero umugore mwiza tumaranye imyaka 15 nari nagutuka ntihoya nari nagukubita ntihoya hari icyo wansabye ngifite ndakikwima nti ntacyo none ushaka iki gushaka ko dusezerana tugasezerana ivanga mutungo risesuye ndetse n'abantu bose bakabona ko twasezeranye ati nabwo nicyo kizanyemeza ko nkunda ko dukundana mugabo arangije aravuga atoke urumva ari cyo kintu kigomba kwemeza ko dukundana atoke nimba ari cyo ushaka rero nagukunze ntacyo mpaye nawe unkunda ntacyo nguhaye ese wa mugore we imyaka tumaye nta kimwe kibi nagukoreye urashaka ngewe ngufate ngukure ku mutima ngushyire kwiranga muntu nicyo kintu ushaka isezerano ashaka kuvuga ati okay isezerano ryo ryose ugushaka ko babishyira mu mategeko nyiranga muntu yitagara babishyiramo ko twasezeranye ariko nari ngufite ku mutima kushko nagushyira kwiranga muntu icyo wumva gikomeye ari kugushyira ku mutima no gushyira kwiranga muntu bashaka ari iki hitamo kimwe cyo dukora ngo yese miki amagora arareba ati se umuntu yangira kwiranga muntu umutima akawuhereza undi ngo se gute ariko rero abagabo namwe sinzi ikibazo gihari byose se wabimusize ubuke gusi byose wabimusize umutima no kwiranga muntu buriya ukuri kwa mbere ikintu cyemezo cya mbere kigaragaza ko umuntu agukunda nuko aguha umutima we buri mutima ujya wabwirwa n'iki se ko yawuguha cyatakubeye cyatakubeye uya ntabwo yakubeshya ubwo umuntu yakubeshya umwaka 2 3 4 mpaka 15 urukundo rwa mbere n'ibindi byose bikaza bikurikiye ubwo urukundo rwa nyarwo n'ubwo yamubwiye kamukunda rwo ariko njya numva ngo abantu babanye badasezeranye ngo babana ngo neza ngiye kuvuga nabi babana neza babana nk'ibyo navuze ngo iyesi ngo ngabari nk'akari abantu bakundana cyane ratanye niko ibyo uzi impamvu muri iki gihe turimo mw'imyaka mw'iki kinyejana ibintu mvuze banyomoza muri comment sibyo iyo usezeranye n'umukobwa mugasezerana mbere rwose nta n'ikibazo mbese utarigeze ujya kuri ya uncenje bajya bavuga sibyo mugasezerana ibintu bikajya mu mucyo mukajya mu murenge mukajya mu rusengero mugera mu rugo ariko iyo mumaze amezi 5 yonyine wa mukobwa abandi bakobwa batangira kumujya mu matwi bakamubwira ati ese umugabo wawe atunze ibiki afite ibiki ese bimeze bite bagatangira kumushyushya mu mutwe mwe mwarasezeranye ntabwo yakumenyera nakumenyereye mwapasura niyo mpamvu urukiko rwabirebye ukavuga ati ibi bintu abagabo baraharenganira cyane urumva ubu gupasura ni imyaka 5 ariko ntabwo biremezwa 100% kuko
ntago turumva hari aho byakozwe nyine Nibyo rwose. urumva abakobwa b'iki gihe rero murasezerana wala yakahita kurusha amahane mu rugo Ariko ntago ari wataha nyine ntago ari bose Ari bose. abo umwe agatukisha bose ariko si bose ariko abenshi b'iki gihe bagira ibigare bibi erega ari n'igihe umuzana ari imfura y'u Rwanda rwose ibigare bye bikamutwara bikagenda bikamubwira ibigambo ati mwarasezeranye ntazagusuzugure yaba ari gutera amagambo wenda n'abandi bagore bari kuganira nyine bisanzwe akaba atangiye ibintu byo kuvuga ati wenda baramubwiye ati wowe bivuga ngo watinze urabona ujya kumutekera ubundi se yakugira ate katakwirukana mwarasezeranye urumva ndaze kuguca mu ijambo azi ibyo byakubayeho uya hari abo byabayeho bagiye banganiza ntabwo yaganira umugore ushaka kubaka umubona kare ubimubona aranahinduka ntabwo mbizi ko yahinduka ubundi ba mama bacu biterwa n'ikigare arimo nyine so nawe uba ugomba kubanza ukareba icyo kigare arimo kimeze gute kuko mujya kubana mu mwaka muziranye uzanye nk'umukobwa winywera byeri ubwo umuntu wazamu ngo burya ngo mujyana mu kabari burya ngo buri wese yasinze ukwe ngo burya mujyana mu kabari burya ngo nta kibazo bagirana buri wese ahiri mu ukwe undi ahiri mu ukwe mwagira mu rugo bose ntawe umenye ibyabaye ko mwasindanye burya ikosa ribi ngo n'umugore ugenda akajya kunywera akajya kunywera he n'umugabo akajya kunywera he buri wese buri wese atabaza undi azinywera mu rugo nta kibazo rero kuvuga ati kubana badasezeranye byibura barasezeranye ubwabo barasezeranye ku mutima nta kibazo ariko se kuki urusengero rwemera kubashyingirana cyangwa se n'amategeko abyemera nibyo niyo mpamvu nyine n'amategeko yarabirebye ahita avuga ati reka dushyireho noneho kugira ngo batandukane nipaka bamaranye imyaka 5 urumva icyo kintu ni ikintu cyiza bakoze ahubwo yari kubica Joyce niyo ushaka kubaza kwa kantu Joyce kamubaza kwa kantu yakomeje gukomoza kuri gahunda ijyanye no gusezerana yayikunze cyane Joyce iyo urebye uyu munsi wa none hariho gahunda yashyizweho y'itegeko rivuga ko ubu ngubu ubukwe bwose bugiye kujya bukorwa ari ugusora bivuze ngo ari ugusora imisoro gutanga imisoro y'ubukwe uko byagenda kose bavuze ko ubukwe bugiye kujya buba harajya haba harimo umuntu watutse muri Rwanda Revenue aje gusoresha buri gikorwa cyose kigiye kujya kibera muri ubwo bukwe uyu munsi wa none k'abahungu batangiye kuvuga ngo abasore batangiye kuvuga ngo nindamuka nshatse umukobwa natangiye umusoro inshyiza buri munsi icyo nkubwigoma kujya ugikurikiza nk'itegeko bivuze ngo nyine ikintu cyose ajya avuga ugiye kujya ugikora nk'itegeko bitewe n'imisoro agutangaho ubu ugiye kujya ubaho nk'iduka niyo gahunda ubu ngubu urumva niba umuntu ugiye kujya utanga rimwe gusa se umunsi w'ubukwe ubwo munsi w'ubukwe uzi imisoro izatangwa ari ingahe nimba bavuga ngo nyine havuzwe ko igikorwa kigomba gukorerwa muri ubwo bukwe cyose kigomba kugira umusoro bivuze ngo ushobora kuzasanga nk'ubukwe bumwe bw'umuntu butanzwe bugira nk'umusoro wa miliyoni umusoro w'ibihumbi 500 200 se none se ubwo nk'umukene utishoboye azatanga miliyoni azayekura bivuze ngo ubukwe sinzi nimba baravuze ko ari abashyingiwe gusa nimba baravuze ni igisate cy'ubukwe buryo ubukwe abamo gukomezwa kubatizwa guhabwa amasakaramento ndetse n'ikiri ni ubukwe bwose bivuze ngo rero ubundi ipatante ya Rwanda Revenue itangwa rimwe mu mwaka kandi noneho buri mwaka muri baruka bivuze nimba buri mwaka cyangwa mu myaka 2 muri baruka niyo ya 3 niyo ya 5 bivuze ngo buri mu myaka 5 basi reka dusafoze kubona muba mufite ubukwe ni imisoro uwo mugore rero ugiye gusorera nimba uzi ko ngiye kugushaka ngutangira umusoro waburi ndetse kagubaza akantu wenda ntaguciye mu ijambo abarangije gushakana se nabo bazabashyiraho umusoro abaje gushakana ntabwo bazashyirwaho umusoro ahubwo ubukwe bazakora nyuma nibwo buzatangirwa imisoro icyo kintu cyumve neza ukore vuba batarabishyira mu itegeko ahubwo mu gihe muzi ko batarabisinya mushaka wenda Joyce dore hano mufate imyanzuro mufate imyanzuro hakiri kare cyangwa se kimwe muri byo umwe azatera undi atware ntabyo kuri baduca hirya no hino Revenue ntibimenye munyereza imisoro nabwo babakurikira we ku giti cyawe kuri kote yawe iyo urebye ko akantu kashyizweho ko gutanga imisoro ubona ari kibije guhindura ari kibije kubaka cyangwa se yewe ntago navuguruza amategeko sibyo kirazira kikanazirira ubwo nyine leta yabonye ko ibyo bikwiye kandi ari byiza kuri twebwe cyangwa ku banyarwanda so nta kibazo ni byiza cyane ahubwo iyo urebye hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ubona ari bande bizagira ingaruka zitari nziza
rero ni igitsina gabo ko niba zishyura umusoro. Iyo utekereje ku giti cyawe nkawe ubona hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ari bande bantu bizagiraho ingaruka? njyewe Eh, rero ntabwo ndakora ubukwe kandi turanabigeramo ngo turebe ngo bizagiraho ingaruka cyane ngo uzagisubiza narabukoze bitewe n'uko Dr. Yemo yavuze ko kuri kote ye avuga ko igitsina gabo ariko nyine bigomba kuzagira ingaruka bitewe n'uko iyo misoro itangwa. ako bafatanyije by the way nta muntu byagiraho ingaruka cyane kurenza bafatanya kuko kuri iki gihe umukobwa arakora n'umuhungu arakora kandi numvaga ngo kera ngo hakoraga abagabo gusa ubu ngubu bafatanya nari urumva ntihagire uburinganire. Hari amakuru ari kugenda atambutswa hirya no hino bavuga ko byibuze no ku nkwano buri umusore burangwa arajya yikuriraho umusoro mbere yuko atanga inkwano we abanza yikuriraho umusoro we. Avuga ati rero urabona databukwe umukobwa wongeye kumutwara ariko byanze bikunze kuri ku nka wanciye buri umutwe namaze kuwutwara ngo umutwe buranawukuyeho kugira mbone uburyo bwiza bwo kuzasora. So nukumvikana byose bivamo ubwumvikana bizabera mu bwumvikana bizaberaho nyine bazumvikana bitewe nuko Mike ahari yego charginga na phone yose ziriho twagiye bitewe nuko uyu munsi wa none ubushobozi buri kugenda buba bukeya kuri buri rubyiruko rugiye gukora ubukwe, reka twite ku rubyiruko hanini kandi tukumva ko nyine ibintu byamaze kuba byinshi bikeneye gutangwa kugira ngo ubukwe bubashe kuba bwakorwa. Uyu munsi wa none nk'umuhungu ufite umwanzuro ufite gahunda yo kuzana umugore akakugezaho igitekerezo akavuga ngo njyewe ndashaka wenda tubane nk'umugore n'umugabo tubyarana abana wenda one day tumara kugiranya ubushobozi tuzafata umwanya natwe dusezerane dukora ubwo bukwe. none se ubwo bukwe ubukwe buzajya bukorwa ni ugusezerana muri leta nyine ubukwe bazajya bakora basoresha bagasoresha ni ubuhe? ni ubukwe bwose muri rusange nubwo hajya muri leta ubera ku murenge ni ubukwe se sujya se abantu bakoze ubukwe bakajya mu murenge bagakoresha nka sare ahantu ubukwe bukaba nyine bagasaba baparikiraho ni ikitwa ubukwe bwose uwevuze kuri kote yawe nyirizina umusore waza akaguporopoza uyu munsi wa none wamwemera mukagenda tujya he akakujyana mu mago anjyana mu mago yagiye reka mbe nsaba imbabazi hakiri kare nubwo ntacyo nakoze umusore uri ready ko tubana byose tugomba kubikora uko bimeze kugira ngo n'uwo musoro uveho uwo musoro uvuyeho hari ikintu uba ugiye kumara hari abantu uba ugiye gufasha ntimukajye mugira ikibazo rero abantu benshi nyine umusoro rega uba ugiye kwatsa amatara kubaka kaburimbo ugiye gukora ibintu none se wababara ngo umusoro wavuyeho mituweli gutangirwa mituweli abatishoboye bivuze ngo imisoro nikomeze itangwe nta kibazo ariko n'abakobwa mwemere kuba mwashakana n'abasore nta bukwe bubaye. oya nta bukwe bubaye ahubwo ni ihohoterwa kubera yuko kandi aribyo cyose kuze umusoro ugomba kuba kugira ngo ugende ucanire ariya matara bazabe mu rugo bacaniye amatara ku muhanda sibyo rero njyewe umugabo wanjye uri ready cyangwa se sheri wanjye ufite gahunda nubwo nyine hataba ubukwe burenze ariko bukaba imbere y'Imana imbere y'amategeko imbere y'abantu byose nyine bikaba tuba nta byo kunyereza imisoro kirazira kikanaziririza so ngiye ku rwanjye ruhande n'ibyo byaba bitaranaza cyangwa se mwavuze ko bitaremezwa byaravuze itegeko ryarasohowe nyirizina byamaze gutangazwa ntabwo barashyiraho inyundo kugira ngo ibintu bigende neza. ubwo ngubwo njyewe nyine umuntu tuzabana byose tuzabinyuramo yego so tutabinyuramo nzagumira zagumirwa ntacyo bitwaye ntabwo biba nta mwana ugira aramufite amwita Joyeze umwana witwa Joyeze yitwa
muvuge oya yitwa Nzazejo Joyeux afite umwana mwita nzaba mubyara nzaba muvuga bamwita nzaba mwita ngiye kubaza akabazo ariko baza kumvuna ntabaze ntari oya wikabaza nubwo mise mbivumbura ngiye kukabaza ariko aho ntabaze ibintu Joyeux kumva biri kundya hano nkabibaza yahangana bikomeze bikujye ndabivuga kuko umuntu uri kundya mirabunguri Joyeux mbabara rwose reka nkubwize ukuri nge ibi bintu ntabwo nabigira ibanga ndabivuga wenda mu bimbabarire Joyeux rwose tuguhera uko twita kandi mu by'ukuri inkuru yawe kujya mu bitaro kubyara sinayumvishe ako se ubwo wajya mu bitaro nkakubwira ngo ngwino ngo nagiye reka naza gutera ku mwana tukamwita n'izina uzi ntabwo wamusohoye Joyeux ngiye inda yavuyemo katubyihore yaranyereye tubyirengagije yaranyereye yavuyemo atabishaka ni si ubwo Joyeux wavuye ku makaro wavuye ku makaro umwana yavuye muri douche none ikintu ushaka ni iki kiko ubwo babyumve ejo batazabaza ngo umwana ngo igihe twahire tubona twite gatwite imyaka 3 urumva ubwo babyumve rwose nimba ryo bibashije bwa mbere ariko niwe wa mbere wibajije ninjye bibashije ko inda ari nyarwenge ariko none Rwanda none birarenze inda ni nyarwenge ariko niko bajya bavuga inda nyine ngo yimaze gukura cyane bavuga ko inda ari nyarwenge nimba ari nyarwenge sinzi ukuntu babivuga ariko ni muri essence babitwaramo yego Dr M ndetse na Joyeuse uyu munsi nabasanze kuri tele ahantu mwari muri gushutinga video y'indirimbo ntabwo nigeze ntekereza ko hagati yanyu mwembi ubwo azakunda ikorabo nimba atari ibanga ninde watsundi korabo twayakanye twese ntabwo bibaho ninjye wayimwaza byabaye ngombwa nyine ko dukora indirimbo we watse Joyeuse korabo cyane twari inspector bro urumva ngiye nkunda ukuntu rwose ibintu rwose noneho bifite ukuntu bigenda bikanahitinga bikazamuka Dr M yavuze ati reka ntege mve hirya no hino aho nari imperereye ngiye kwaka korabo Joyeuse cyane uyu munsi wa none rero nabonye muri gushutinga video yayo bivuze ngo mugiye kudutamo umuzigo umeze neza yatanje bayitegure tugiye gukora imirimo tugiye gukora akazi mugiye kurekura imiriro binarenze urumva twebwe ibyacu ni akazi nabindi ni nyuma yuko Joyeuse ashyize indirimbo hanze audio na video indirimbo zimeze neza nubavuga ati ibaruwa yakorewe muri Big Town Records wayishutinze ni X yakorewe muri Big Town yego niko bimeze yes gusa nari ikunze cyane ibaruwa n'indirimbo nziza ifite message imeze neza abwirwa benshi akumva beneyo numvisha amagambo menshi abwira Juno ntabwo numva bamubwira ko ahari ntiteye ku kintu urumva ndavuga ati ibintu rero ni baruwa y'urukundo Juno nsanga nabuze amahemo iyi ni baruwa y'urukundo Juno nsanga nabuze yes I promise you ndabasezeranya ko mu minsi iri imbere Joyeuse araba ari umuhanzi wa danje uririmba iyi niyo ndirimbo yanjye ya mbere abanyarwanda n'abanyarwandakazi ku bantu mutarayibona muyirebe ni ibaruwa by Joyeuse nabonye hazaho by Joyeuse wa Juno ariko iyi niyo ndirimbo yanjye ya mbere ndirimbye iri kuri channel yanjye ahubwo ni nayo ya mbere niyo ya mbere izindi zizaza ari iziyikurikira kuko murabizi izindi naririmbye ntabwo nzifite uburenganzira kandi ari izanjye so rero iyi niyo ya mbere ndirimbye ngomba gukora cyane kugira ngo mwishime ndetse n'abadashaka ko mwishima tukabereka ko Imana ariyo ya mbere kuko nibyo twatangiriye Imana niyo ya mbere ushaka kuvuga ko uyu munsi ariyo ndirimbo yawe ya mbere niko twabyita niyo ndirimbo yanjye ya mbere abanyarwandakazi mwite kuri iyi ndirimbo ibaruwa nizasohoka tugiye gukora y'Imana ngiye no kubazana indirimbo
abanyarwanda n'abanyarwandakazi mukunda Rayon Sport ngiye kubazanira bari hehe sabareyo turi kumwe urumva ngiye kubazanira indi Joyeux ni umureyo ari ngoma tugiye gukora ya Rayon Sport yo irazi batwi nanjye muzampe makapure umva umuntu wese bishaka umva muzampe makapure ngitemo basi umureyo wese umuntu wako w'umureyo yes ntabwo dushaka ibikombe ntabwo dushaka Rayon tsinda Mbaruko noneho reka ngiye bagatugimba ngiye hirya genda Rayon tsinda ayitaye hanze genda Rayon tsinda Rayon izatsinda Rayon y'abaturage Rayon y'abaturage twese abaturage mwite hanze hakiri kare ejo bundi ku mukino wayo wa finale w'igikombe cy'amahoro Rayon Sport na APR iza kubitana indimo ngomba kwita hanze n'ubundi niko bimeze ni vuba ngana ntabwo twarenza icyumweru itaraso uyu mwanya wa none uyu munsi wa none iri gukina n'ikipe bita Mukura APR iri gukina polisi APR imaze gutsinda ibitego bibiri polisi bivuze ngo APR imaze gutsinda Rayon Sport igiye gukina mu kanya saa moya bivuze ngo rero ndagira ngo bazahuriye kuri finale mwamaze gushyira ubwo ntabwo sindamenye umunsi bazakina finale ko tuza kubimenya turabita hanze rwose ni ibintu byoroshye cyane akaba ariyo dukora tujye kubanza y'Imana ariko nazo twanazikorera rimwe uyu munsi wa none studio yacu bayita Maximum Records muri kumwe Bigitawona garuka Bigitawona agiye kuza party bagiye kuzagera boro bagiti turakunda cyane nanyaruke rakumbuye cyane ubwo naza turaza murabizi muri Bigitawuni niho yavukiye niho yakuriye niho yarerewe papa agiye kuza papa dadaraje we daddy one the bacteria kabisa daddy wabambye yego Dr. M iyi ndirimbo rero mugiye gushyira hanze we na Joyeux wa Juno uyu munsi wa none twayibona ryari kwanza bayita Jegela yego bayita Jegela numva ni by Joyeux featuring Dr. M yego sibyo Jegela iryo jambo nzari basobanurira yasohotse yego indirimbo nziza cyane indirimbo nziza cyane You are my style, oh. You are my life, oh. You are my moon, and I want to be with you. You are my life, oh. You are my beautiful, oh. My beautiful, oh. Jegela, jegela, jegelela, jegela, jegela, jegelela. Jeje, jeje, oh jeje. Babarira ojeje babarira Joyeux nawe dukubitemo kapira yasohotse ibyo byiza nibwo uzadutamo fresh wow jegera sego wa mugani jegera koko closer cyangwa se nyegera cyangwa se ngwino ngwatira mfatirana wow akarimbo ka jegera rwose mbira abakunzi ba Dr. M official ndetse na Joyeux wa Juno barifitemo kuririmba mwese mbasaba ko iyo ndirimbo yokora ingoma ya Bareyo Rayon Sport ngo ndabizi mwebe mukorera imbere cyane mamwe dukoresha n'ibara rya Rayon ntureba Rayon n'amaraso nawe yabaye amareyo n'ubururu n'umwe Rayon reka tukwifuriza intsinzi kandi hari igihe nyereka mbanze mbwira abantu iyo tiganja kureba umupira mu stade nimba uri umufana uri ku mutima ute ubona ikipe yawe yatsinzwe ugahita usohoka muri stade yegera uyibe hafi nibwo nayo izatsinda banyarwandakazi ni twebwe duca intege ikipe yacu tuyigume hafi yaba yatsinze kuko ni twebwe tuyiha imbaraga zo gutsinda iki kibazo njye mfite numvaga ngomba kuzakivuga cyangwa kuzakibaza twebwe ni twebwe tugomba kuba hafi y'ikipe yacu yaba Amavubi yaba Rayon Sport yaba Gasogi yaba n'indi yose nimba uri umufana w'ikipe runaka se cyangwa uri n'umufana wanjye uri n'umufana wa Dr. M uri umufana wa Juno mugumeho kuko nubona ari gucika imbaraga ukamuvaho nibwo uzaburi no kuzica cyane nimba rero ikintu nabisabira abafana ba Rayon Sport b'Amavubi
mugume hafi y'amakipe yanyu nimukabone ikipe iri gutsindwa cyangwa se kuri minota 8 ngo irangire ni musohoke muri iyo minota 8 muzi mwigumye uruhande haraza kubiki ntago uzikiriye bube ariko iyo usohotse yica imbaraga kandi tugomba kuyiba hafi oya nibyo habareye aho muri nizere ko mumeze neza tugiye gutsinda muri kano kanya n'indirimbo muyitegereze vuba ngaha irabigeze hanze y'abareyo yego tugira ku musozo w'ikiganiro kugira ngo mugire icyo mubwira abafanizi banyu cyane cyane ko mwese muri abantu bari trend ku imihanda ndetse bitewe n'ukuntu imihanda imeze bajya bavuga ngo yaranyereye ariko mbona yaranyereye kuri bamwe abandi imihanda yanyira cyameze neza twebwe tugomba gutuma igaruka bundi gusa ikareka kunyerera tugomba gukora akazi tugomba mu gihe dufite support hari abo turusha ubushobozi example nko mu buryo bw'ibyo kurya wabuze ibyo kurya unyuzeho ndabifite ready kuba twasangira mfite amafaranga nyuze ku muntu urwaye wabuze n'icyo kurya mfite 3,000 tubigabane rero muri ubwo buryo imihanda yanyereye n'abantu bari kubura ibyo kurya barwaye nitube hafi kuri icuro rero nimba uri umunyarwanda ukaba umunyarwandakazi tuma umugenzi wawe abaho neza mufatanye nidufatanye tuzagera kure Joel ntarasoza ikiganiro bitewe nuko mu kanya umaze kuvuga ko ufite uburyo ugiye kurekurira abanyarwanda abafans bawe ugiye kubahiriza imiziki myinshi ese uyu munsi wa none nimba watangiye kwikorana nkawe nyuma yuko umaze kuva muri management yawe cyangwa se muri label yawe uyu munsi ukaba uri kwikorana nkawe ukaba ufite umugabo w'umuririmbyi nka Juno ndetse umuririmbyi mwiza w'abanyarwanda bose bakunda ese ntabwo wari uragira igitekerezo cyo kubushaka kwa mwaka korabo so rero ntago nanjye nta nubwo ndanabirota namwatse kurabo jewe Juno ndamukunda byanyabyo je naje kumenya ko Juno namukunze na kintu kimwe ngendeyeho nta mpamvu n'umwe yatumye mukunda rero ntago nshaka korabo icyambere ni ukubona aririmba gasora indirimbo nkabona ndi kumubona ameze neza ibyo nibyo byiza kuri njye so rero korabo nakazi ntago ninjira mu by'akazi kuri we ahubwo ngenda mukunda cyane ugize gutyo ukaryama mu gitondo ukabyuka ugasanga Juno yakwandikiye kuri WhatsApp avuga ati joyeuse wa Juno nkwemereye korabo nkomeye ko tugera muri studio ukajya kuri code indirimbo tukayikora na video ngo joyeuse byibura tugiye mu murenge tugiye kubana nangize ngo ibyo ntago byanshimisha cyane abakunzi banjye babonye yasohotse nibo bakishima kuko nibo babitegereje ariko ngewe korabo nyine nakaze nkuko nabibabwiye ariko Juno ntago mukurikiye ibintu nyine by'akazi ndamukurikiye we ubwite ku buryo n'ibyo ngibyo rero ifite impamvu ituma ukurikira umuntu iyo mpamvu iyibuze nawe uragenda urabura naje gusanga nta mpamvu yari ituma mukunda ahubwo mukunda we bwite bivuze ngo ikintu cyagushimisha mu buzima kirenze ibindi nuko yakubwira ko yifuza ko mubana nk'umugore n'umugabo ahubwo si iryo jambo ntazigera ngibagirwa mu buzima nibwo mu buzima ntazigera nibagirwa iryo jambo uba gusabye wamuha iki ansabye iki kumuha ukamuhata nyine nibyo navugaga kumuhata iki icyubahiro n'igikundi naguhata keya ukambera meya tukabana mpaka keya sizo nshaka Juno niwe nshaka kuko mukunda wallahi billahi hallelujah hari umuntu muhura akakurutira bose yaba amahirwe mukibanira hari uwo mubana akakubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibusore Juno niko yaje mu buzima bwawe imyifatire n'imicara bihindura ibyo ndabimukundira naha agaciro amarangamutima yawe ibyo ndabigukundira ntibibarika ibyo umukundira mu bukwe bwanyu tuzabambarira wallahi umugabo wanjye nzamukunda kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye nzamuba hafi bazaba nkeneye dore abantu mwajyaga mumbwira ngo ndi umukozi wo mu rugo ubu sinzi ibyo muri kwitwaza mumbwira ubu rero wipanze no uri CEO ubu ndashima Imana yamvanye mu kazi ko
two mu rugo si ibyo nzabyishaho mbibwira abanyarwanda